gusuhuza abakurikiye Gasoro Comedy. Tukaba tugiye kuganira n'abastari bayo muzi bamwe batwika stage hagashya kabisa, nkabandi kumwe na mugenzi wanjye hano, nawe reka mubaze ukabyumva. Shantanye mfite amatsiko kabisa yo kureba abastari ba Gasoro Comedy. Ngirira vuba ubambangukanire hano mbarebe. None na tubazo waba ufite wumva ushaka kubabaza? Utubazo turahari twishi cyane two kubabaza. Byinshi cyane ibibazo ndabifite byinshi. Nanjye mfite amatsiko yo kureba abo bastari baciye ibintu rwose kuri YouTube barimo baririrwa bavugwa. Nk'abantu mbashishikariza niba wifuza rwose kuba wareba aba bastari, banza ukande subscribe. Cyane rwose ngimba narayikoze. None mu gihe tukibategereje twaba tureba uburyo tubigenza, urumva nyine nawe? Ndabyumva neza cyane. Reka turebe uje ku mwanya wa mbere, akaba yitwa D-Boy. Nkaba mubona rwose ari umusore w'igihagararo ushingwe, w'umusore kabisa, ahubwo we urabona ukuntu rwose ashingwe, ni umusore kabisa. Nkuko nari nsanzwe mubona kuri video, ndabona ntacyo baba batubeshyeho kabisa. Niko ameze. Kora mu ntoki z'umusitari. Karabaye arahageze, angoze mu ntoki. D-Boy. Yola mame. Iriyute kubuje muri Dash Studio Gasoro Comedy. Ni byiza kuri nge kandi bikaba byiza kuri mwebwe kuko mwatumiye umusitari birumvikana, ariko ubu mwari muntunguye kuko nari ngiye kureba Mr Bean ari muri Amerika. Ngewe ubu nari nanigendera, urabona ko nari mfunze mu tuntu tw'utubage n'imanuka uduside bag abadufite broski. Watubonye se? Umusitari wa mbere twe twabateguriye akaba yitwa D-Boy. Mwamubonye rwose bivugwa ko ari we mwami w'icangwe muri Gasoro Comedy. Reka twakire n'undi wa kabiri turebe uburyo nawe azameze. Abyumvute Mr Bokoloyo. Nanjye ndabyumva neza kabisa. Uyu mustari mbonye atwika kabisa, ni papa w'icyangwe kabisa. Twakira umusitari wa kabiri bakaba bamwita Jugumira. Arahatwika hagashya kabisa bidasabye umwambi. Uwo byumvute? Ahubwo nabanguke Jugumira. Ari hehe. Ni igisore wagira ngo yateruye riteri. Ndamubona rwose ni igisore kabisa wagira ngo yahanganye. Ni umwe wahanganye na Rutambi. Uretse ko ndeba gasa na Nyagisomo ukuntu, urabibona ute? Ahubwo wagira ngo ni Nyagiso photocopy batuzaniye. Je baba we. Nawe naze tumuganirize. Ese uyu nguyu ni umwerutse gutsinda Rutambi kabisa. Nanjye kabangoze mu ntoki z'undi musitari wa kabiri, bakaba bamwita Mr Jugumira. Bamubona afite dread kabisa, dread ubona ko zijyamo amafaranga. Urabibona ute? Wagira ngo aba yarazihaze icyo bita vitamini P. Jugumira udutaye makaye kantu k'ubwenge kabisa, nk'umusitari twakiriye guturuka muri Gasoro Comedy. Ngiye kubatabo rero ka mbere karagira gute? Mu mishinga iri mu Rwanda warabisanga umushinga uhisemo no gupfura abagore babanje. Iwapfuye warahomye koko. Kuva nabaho noneho Mr Jugumira aratsekeje, aranyishe burundu, mbuze umwuka ndahwereye. Mr Jugumira ufite izihe ntego mu minsi iri imbere yawe? Fana banje bose ba Gasoro Comedy ngomba kujya mbatamo utuntu tw'utu video mugakora subscribe mukishima. N'ubyo cyo tugiye kubasorera bita uburaya bukabije ku ishuri. Niyo tugiye kubazanira noneho, ariko hari n'inyarwanda tugiye kubazanira cyashya. Muno muzamurira mute mwishima kabisa. Tugomba kubata Amerika no se nkubeshye. Bisi by'ababyeyi murabyumvishe, urabona ko Mr Jugumira kuko nagajya bikunda iyo utavuze Mr, kuko rwose ni Mr Jugumira. Rero akaba babwiye ko ari we mu komediye mu Rwanda kabisa urenze, kandi nawe urabibona. Nanjye ndabibona neza, ariko nuko umwanya uri kutubana muto nari ngiye kumubana hano byita Mr Jugumira. Mr Jugumira, thank you, wakoze. Reka twakira abandi basteri bagenzi bawe bo muri Gasoro Comedy. We noneho karabaye ku mwanya wa gatatu waje umusitari bita mudamu bamwita Madame Zuzu. Reka tumwakire kabisa. Darangurira kabisa Madame Zuzu. Nuko ubibona ni umukobwa mwiza kabisa cyane, buranke nanaguyemo. Nanjye nuko none harakaraga icyo bita nyashi kandarama. Noneho uno mukobwa kabisa twakiriye ku mwanya wa gatatu akaba yitwa Madame Zuzu, akaba ari muri Kigali Cross Babies, mu bakobwa bafite amafaranga muri Kigali bishyize hamwe. Buriya n'ifaranga ararifite. Umusitari wa gatatu arahageze. Yararatuhuje umukobwa mwiza muri Gasoro Comedy akaba aracuhuje. Nuko bibona aseka neza kabisa, nje buriya misina nagwamo. Nanjye nuko naguyemo.
sisa kabisa je n'ubwa mbere none nkoze no mu ntoki z'umukobwa mwiza Damu Zuzu ni icyo ufitiye abanyarwanda mu minsi iri imbere kuri channel yanyu ya Gasoro Comedy. Nk'uko ubibona naje nk'umusitari wa Gasoro Comedy narinje kubatama. Wallahi iki gikobwa ni Cha Zuzu ni cyiza pe baba we kije kudutamo. none se Madame Zuzu nkuko babivuga koko iryinyo rijegera Gasoro Comedy rarikura nibyo? Si ibyo gusa pe turayajengeza tukayakuramo. Thank you Madame Zuzu kubuduhaye interview kwakira undi musitari urakoze tuzasubira ubutaha. Reka twakira umusitari wa kane Akaba yitwa nde? umusitari wa kane bakaba bamwita Tente Furai araje ni umusore murebure nyuma yo kubona usana Nyakshot ubonye uwundi usana Nsabi kabisa. ndabona yaraye ku gakepe kameze nka Kansabi agakositimu nuko n'agakaruvati urabona Timba yambaye igurebe pombyari wa kane bakaba bamwita Tete Fry. Taraye nawe arahageze kabisa tumwakiriye muri studio yacu kabisa. Uriyumva ute kuba wakiriye Tete Fry? Sha ibyishimo byanyishe mu mutima ubu nabuze nuko mbigenza. Tete Original. Uriyumva ute ni iyihe mizigo ufitiye abanyarwanda? Ndashimaga Imana buriyaga kuba turiho naho Imana imizigo yo ni myinshi tubafitiye poroje nyinshi icyo twabasezeranyaga turabyongeraga tubafitiye poroje nyinshi icyo mbasabaga ni ukurakoraga ibintu bijanye na subscribe bundi bagakomezaga kwishima. Yes nuko ubyumva rwose wagira ngo ni Nsabi ahubwo Nsabi yicare yige kabisa urabyumva ute? ndabyumva neza cyane arimo aramanukira ururimi nkayobejwe ibyaryo ako ndimana nanjye ndimo ndashishoza nk'umuntu w'umunyamakuru w'inararibonye. Ikintu wumva cyambere ashishikariza abanyarwanda ni ukubakunda bakabakurikira bagakura subscribe kuko ibyiza biri imbere. Twagushimira Thank you Tete wakoze kwitabira ubutumire bwacu n'ubutaha tuzasubire kabisa. Tukaba tugiye kwakira umusitari wa gatanu yitwa Rubyagari. Tumwakire nguwo ye baba we none huje we n'icyago akabazanye n'ibipete bya bibiri kabisa ubona ko yabyaye imanga. Rubyagari aranyemeje pe ubu ngubu wasanga afite nk'abagore batanu. Na musitari tuhunga umugore umwe kabisa. Rubyagari Kaba umeze ute uriyumva ute wageze muri studio yacu? Ngiye nkaba ameze neza cyane nkaba nsanye n'ibipeti byanjye kugira ngo mbyerekane hano muri studio kugira ngo nabyo mubimenye ejo bundi nabyo bitazaba ibyamamare birenze cyane. Akabazo gato k'amatsiko twakubaza ibi bipeti byawe uri kwita ibipeti ni imanga? Hano ngaba ni basurubyagari uko babona uyu nguyu niwe mukuru Vie pfusha ariko ntukatangira kundaburiza mu bantu mana. Ese Vie cya gikamba twasize home ubu turakinywa ryari ariko utangiye no kufata hano ngaha muri studio man. Ye baba we none ibyo muye nabyo hano muri studio nibibaho umwana ari kubwira papa ngo igikamba basize mu rugo barakinywa ryari siko baje gucomera hano G mwikanze hano kari araho banywera itabi nta kibazo mwapfushaho gatoya. Teke y'urubyagari n'abana bawe wakoze kwitabira ubutumire bwacu n'ubutaha uzaze ni karibu muri Isanga muri Dash Studio ya tukaba tugiye kwakira umusitari wa gatandatu Please Jaja yaje uwo ye baba we nahoze nakakiza abandi none uyu we none aranyica ye reka nihumure ndebe ko ndi kubona neza ndebera ye nkuko mumubona ni igikobwa cyiza cy'igitomati we yandirimba ivuga ngo awoze bunoki nkuko mubibona wagira ikibazo kimwe mumbariza cy'amatsiko we njyewe aho garancuhuje numva gatandika urafite mu ntoki horoshye ubwo uraje none Miss Jojo uriyumva ute kuba tukwakiriye muri studio yacu? Ndumva nishimye banje muri studio ya ndumva nishimye kuba ndi mu basitari ba Gasoro Comedy kandi nkabanje no muri studio. Nakubaza ikibazo kimwe cy'amatsiko ni ikihe kintu washishikariza abantu bagukurikira muri Gasoro Comedy? Ikintu nabashishikariza
ni ugukanda subscribe na comment na share ikadufasha mu kuzamuka nyine. Tuka thank you Miss Jojo, tukaba tugushimiye nawe kuba witabiriye ubutumire bwacu, wakoze n'ubutaha uzaze. Ukaba wumva ko rwose ikintu bose bagumye kuvugaho nta kindi, kanda subscribe ukore kunsogera, unakore share na comment, ubundi uteze abana b'u Rwanda imbere. Reka twakira abastari bacu banyuma aribo Congoman na Masudi. Abasore babiri Congoman na Masudi tukaba tubakiriye muri studio. Muramfite amatsiko yo kumenya uwa Congoman we n'uwo bita Masudi bari bagiye kutugera. Nta nubwo bo basuzanya mu ntoki rwose ntabwo biteranya, ni igipfusi rwose, ni ku gipfusi ntabwo bajya biteranya. Mute kuba mwaje muri studio yacu Dash Studio, tukaba twakiriye Congoman. Ndiyumva fresh kuba naje muri studio yanyu kandi nabikunze, nabonye ko mushyigikira impano z'abanyarwanda, murakoze. Mr. Bokoroyo, wamfasha ukakira Masudi ukamumpariza n'ikibazo kimwe waba umutekerezaho. Masudi, ikibazo cya mbere ngiye kubaza kirabaza kiti, amafaranga bwa mbere mwabahembye mwumvaga muzayakoresha iki? Nakubeshye rero, numvaga amafaranga ya mbere natanyagura indazi cyangwa se nkayitangurira mera akudu ko gushyira kuri toilette wa kintu. None hahanga mbonye umusitari atuma nkora ku gahumetse ndagatwegetse aranyitse noneho kuvana nabaho. Ibaze noneho ngo yahise agira ute? Ngagurira ku bugingo meri wenda gasi, ahubwo ngo yahise nagura indazi. We Congoman, we wahise ukora iki? Nawe mbwira ibyawe mbyumve. Ya man, njye naguze imbuzi yo guhereza sheri kuri BD yiwe. Noneho nyuma yo guseka nikora ku gahumetse sana imbere biri gukomera we nanatembaga. Ibaze wambutse indagase ku munsi wa BD. Ibaze. Thank you Congoman ndetse na Masudi, mwakoze kuba mwitabiri, ariko nimubuze byose muransekeza. Ahantu ndi buryame umenya ndi buhahitwe pe. Abastari ba Gasoro Comedy baranyemeje ndagase. No kuva nanabaho nuga mbere mbonye abantu bakansetsa nkageraho nkora ku gahumetse. None se wabonyemo n'utsana tsabe wamubonye? Namubonye. None arona abanyusa nka Nyagiso neza nka Nyagiso ku gahuta. Thank you for watching. Turagushimira wewe warebye iyi video, tukaba tugushishikariza kuba wakora subscribe ndetse na share na comment, ubundi ugateza abana b'u Rwanda imbere, ukareba byiza byishimishije kandi nta handi bibera uretse kuri Gasoro Comedy. Ubwo urumva udakoze subscribe byose nta kintu wabukoze. Bikaba twari turuka muri Dash Studio, tukaba tubashimira mwebwe mureba video zacu, muri inshuti zacu z'akadasohoka. Ciao.